uyu ni wa mwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri ugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Muzajya muyikurikira kuri Radio Isango Star ku cyumweru 2:30 z'igitondo. Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Alo? Ni nkuba tuvugana? Yego ni jewe Gahi. Ni amahoro se? Yewe si inkuru nziza. Ahubwo ni inkuru mbi wihangane. Umukuru w'uruganda mpaye ibaruwa yawe igusezerera mu kazi. Ibindi bisobanuro uzabisanga mu iyo baruwa. Gahi, Wihangane pe. baranyirukanye koko. Ye baba we. Ahubwo reka nkora akazi. Data we. Tubiganiraho. Ahisa nankupa koko. Ubuse mbigenje nte? Ubuse kandi iyi message yo ni yande mana we. Reka ndebe ngo ni sheri wanje Teta. Ngo yagira ngo ambwire ngo ibyo twakoze byatanze umusaruro. Inka yanjye ngo aratwite ngo nzashaka kanya tuvugane. Yewe data we. Koko ibyago bigwira abagabo koko. Ubuse koko mama wanjye mbyara koko nzamuhera hehe mubwira ko kwiga nabisimbuje gutwita koko. Ariko ninjye wabyiteye. Nagize Kigali buranga buranshuka nibagirwaho naturutse none ingaruka zingwi hejuru ntanafite aho nerekeza. Teta we, mukuri biragoye pe. Naguhaye inama zose zishoboka, ariko ntiwanyumvishe. Wishinze inshuti mbi, none dore abagabo b'i Kigali barakwandagaje. Ivete, inzira ntibwira umugenzi pe. Umugabo nk'uwe yampaye buri kimwe nari nkeneye. Antwara uruhu n'uruhande nanjye mwasama akora ibyo ashaka. None naramuhamagara nyihurira ndamwandikira na message ntabwo ayisubiza, mbese sinzi aho ndi. Teta, Clavier, uriya mugabo narakubwiye ngo niwamenye ibye. Ese urabizi neza ko ari umusore cyangwa niba abandi bafite abagore bashaka kwangiza abana b'abakobwa? abapi. Aha sha Teta, njyewe nameshe kamwe pe, nifitiye Gabiro wanjye kandi arankunda nkamukunda. Cyangwa nawe. Naho biriya biri hanze, aha ntibyancira ishati pe. Nkeneye kuzuba ku muryango uzira induru kandi nkabigenderaho ntiyandaritse. Umva sheri, Karame mukunzi. ningiye uhitamo humura. Ibibazo by'imiryango yacu bafitanye kuva kera ntago bizivanga mu byacu habe namba. Ndagukunda kandi sinzakureka. Yewe sheri, binera ikibazo pe. Iyo mbona iwacu batagushaka kandi rwose sinabaho nagufite. Mba nibazo ukuntu tuzakora ubukwe ntibabutahe. Tukabyara ntibadusure. Mbese tuzubaka umuryango wa nyamwigendaho pe. Sheri, nizere ko iby'umuryango wanjye wakoreye wanyu tuzabintura. Oya sheri, umva mukunzi, nagukunze byose mbizi kandi biriya byari byabariya twebwe ntago bitureba. Icyo tugamije no kubaka umuryango mwiza, ahubwo tukababera n'urugero. Ahubwo sheri, fungure na baraje harimo akantu nakuzaniye. Wow, mukozi, urakoze cyane. Ubu si ikanzu nzaniye wabwiye n'iki ko ngikunda koko. Ndabizi nabona gukunda kuyipostinga kenshi. Ubwo rero mvuye mu kazi hariya nca mu isantre. Nari narayitumye wa mucuruzi witwa Kabera. Yayinkuriye mu murwa arayinzanira. Ahubwo sheri igere turere nibigukwira. Aha. Sheri, ubwo se ndigera ndeba koko. Oya nawe sohoka, mbone kwigenda atankubwira uze maze kwambara amaso mbwiye niba mberewe. Ariko makumi we. Karame kaga. Sha ngewe rwose by'urugo bimaze kundambira. Uzi kuhora mu rugo hawe intambara za buri munsi. Wahora n'iki? Mama na papa birirwa barwana, rimwe na rimwe mba ngira ngo bazicana, twebwe dusigare twenyine. Mana koko, waduhaye iki gituma uduha ababyeyi nk'aba bahora barwana bya buri gihe? Shakaga ni ikibazo. Ubu ni twize kubera ko bashwanye akaburo n'umwe utanga amafaranga ya mwarimu wajyaga aza kutwigishiriza mu rugo. Kandi mwarimu nawe aba yakeneye buriya. Sha, uzi ko bushize mwarimu yaje hano agasanga papa na mama bari gutongana, agahita ambwira ngo ninze tujya kuganira kanjyana iwe udari wagiye kuvoma. Sha banza mwarimu ari umuntu mwiza, yarambwiye ngo ibya mama na papa sinkabyitaho.
kaga ntitwabura kubyitaho rega kandi buri gihe bibera hano tureba ariko papa koko ni nkuba zina niryo muntu ariko mva nkubwire usko numvisha mama ushize amubwira ngo bamwirukanye mu kazi kubera ko yitwara nabi ko kandi papa ni indaya niko mama yamubwiye numva ngo maku zakurega kuri papa nawe uramwanga umeze nka mama. Abaha muraho neza ntawume. Yego Mariane we. Yewe turaho gusa ntabwo byoroshye kuva nabura umwana wanjye nta kigenda. None se Maria ubu koko kugeza n'uyu munsi nta gakuru ke mufite? Ntako pe. Gusa narinje kukubwira ko hari amakuru ari kuvuga ko yaba yaragiye i Kigali ngo hari umuntu yaba yarabiganirijeho gutyo barimo baganira. Yego ko. Aha ngayo nguko. Ntawume iminsi baye myinshi sinzi ko nzamubona pe narashakishije hose ndaheba. Ndakumva. None se Maria hari waba warajyanye ikibazo cyawe cy'uko wabuze umwana? Yego kumana yanjye. Ubu byonyine nko mu nzego z'ubuyobozi waba warabwiye ikibazo cyawe wenda babe bakugira inama cyangwa se bakurikirana aho yaba yaragiye? Yewe ise yarambujije ngo singiye kumutezurwa kandi rubanda bamwemera ngo ninjye byari bimara. Ibyo bintu ko ari ubujiji Maria. Ubwo se muzabigeza he koko? Ntimuzi ko haje inzego zikurikirana ibibazo nk'ibi zikanatanga n'inama kuri mwe ndetse no mu gihe umwana yababonetse bakabafasha kubikurikirana? umva nkubwire Shami Kagira hano inkuru. nifitiye ikigabo mana yanjye kimpakeya kirankunda umva kindyamisha mu gituza ngatuza. oya rekera aho ngaho nawe. mba numva n'ukuri ndi muri ya paradizo bavuze do ni iPhone 11 niyo wayinguriye maze. oya se Nukuri uravugisha ukuri umva cyakoze nawe urakabya pe. aha shaho se ngewe nyine wanjye agiye Dubai ubu nagejeje icyo azanzanira gusa icyo nizeye neza nowe nuko nyine icyo azanzanira nawe kizaba kikoraho. ntabwo yabikora rega twe ntitwikoraho. ariko mwa bakobwa mwe ntimworoshye ese ubwo koko muratinyuka mukayabaga? none se nitwe twayabaha ariko se sore wabaye umva baravuga ngo kuresa imbebe imbere ugiye imena umutwe di mumbwirire kari bose bayatwihera harayo tubambura ahubwo wowe urababaje. rega sore ugomba kwiyitaho kuko utegereye ibi bigabo biba bifite amafaranga dore ko wagira ngo ntajya n'abashirana wazagera ku byiza ryari uzi ko buryo uri umuturage mbibonye we. aha si ngaho umva rwose nge narahiye kutazigera ngurisha umubiri wanjye ngo ndashaka izo telefone zanyu. hari n'ababa numvise rega ngo babagurira amazu nge sinishoboreye nzarya duke ndyame kare kandi tuvuye mu two navunikiye ntarinze kujya muri izo ngeso ngo hato ejo ntazisama nasandaye. ese byagutwara iki? usabona twe twarasandaye urabona twari icyo tubaye uri inyuma mu majyambere. fresheri ni zose taye sinakubwira umva naho dushatse gusohokera hose turahasohokera keretse aho tudashaka. yaracitswe iyo nguyu ariko ubundi wowe ubashye ngaho nimusohoke umva nge ndabitinya mba mbona binarwaye ibirwara. uri muganga se? kandi rwose nk'uko nabibabwiye nzarya duke nakoreye kandi ndyame kare kuko n'ubundi niba mutanabizi mubimenye ko haguma ubuzima. ngaho guma aho muri ayo yawe. nakomeza aryame mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe twe dutera imbere sha. nimutere imbere simbabujije. aho si wowe ibyo bintu byawe by'ubuturage mureke isi zamusigari hano wana tumwihorere. Wiriwe neza Riya. mwiriwe neza. ubu rero nje kukurema nkugisha inama ahari wowe uramfasha mu kibazo mfite kinkomereye. Maria guteze yombi rwose mbwira dore nta barwayi mfite. Riya urabizi ko mfite umwana nohereje kwiga muri kaminuza akaba amaze umwaka atarataha. ndabizi. hari na murumuna mperutse kubura muri ibi biruhuko. kubura? naramubuze urabizi ko n'abana batari kwiga. sha yafashwe ku ngufu umwana araza arigunga. mbimenya nyuma mbonye umwana ari kugenda amera nabi. sinagize n'amahirwe yo kumuzana hano kwa muganga kuko isa kibimenya yararakaye aramubwira ngo azamwica. umwana arara turongera mu gitondo turamubura. hashize ukwezi narahebye
ikibazo mfite rero kinkomereye isi yambujije no kubivuga ngo ntashaka guseba kabiri. ye baba we ukwezi kose koko murinumira ngo nimushaka gusekwa ahora n'iki ubu se umwana wari nk'ubu niba yarasamye cyangwa akagira izindi ndwara yandura akabura gikurikiranwa muzameze ate koko? ndabizi se. ubu se koko murumva niba yarafashwe ku ngufu uwamufashe ku ngufu atigaramiye cyane ko n'ibimenyetso byasibanganye? none se mbigize nte? ariko uraze ejo mu gitondo uzaze tugende werekeze tujye kureba inzego zibifite mu nshingano zirenganura abana. uzi ko mutaramenya ko ibintu byasubiwemo neza neza. ariko disi ubanza ndi mwiza, abasore batatu bose banyakirana muri icyarimwe. batatu kuba mwiza ntako bisa, nanjye nzajya mbashuka mbatendeke mbakuremo ifaranga, ubu nibyo bigezweho. ubu se nabaho nte muri Kigali? abandi bana disi cyakora karaba Imana yaraguhaye pe, uteye neza uri cyiza, uzi ko nanjye untera ubusambo kandi ndi umukobwa mugenzi wawe. muraho neza ababyeyi dufatanyije kurera u Rwanda rwacu. muraho. nk'uko nabibabwiye nitwa Murekatete, ndi umuyobozi uhagarariye amahugurwa. mbere na mbere banje kubashimira ko mwabashije kwitabira amahugurwa yacu. aya mahugurwa rero arebana n'uburere bukwiriye guhabwa abana bacu b'abakobwa kugira ngo turebe ko twakwifatanyiriza hamwe mu kurwanya ikibazo gikomeje kwibasira abana bacu bakishora mu busambanyi bikabaviramo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. tutibagiwe ko na sida nayo iba yasamye ibategereje. rimwe na rimwe bamwe bagatererwamo n'inda zitateganyijwe kandi bakiri bato. ndabashimiye cyane. murakoze. nanjye nitwa Clotilda, nkaba ndi umujyanama w'ubuzima muri kano kagari. nkaba nifuje ko duhurira muri iyi nama kuko kino kibazo cyugarije akagari kacu. rero twifuje guhera mu bamama muri aya mahugurwa kuko ari ba mutima w'urugo, nibo bagakwiye kuganira byimbitse n'abana babo. ndagira ngo turebere hamwe uko dukwiye kuganiriza, kwigisha ndetse no kurera abana bacu b'abakobwa ari nabo b'igihugu ngo batazishora mu busambanyi hato bagatwara n'inda zitateganijwe kandi biturutse kuri twe ababyeyi babo. ndagira ngo duhere iburyo bwanjye tubaza uyu mubyeyi zimwe mu mpamvu atekereza ko zakwangiza imikurire y'umwana w'umukobwa biturutse mu muryango we. ngaho tubwire. murakoze. nitwa Beatrice. impamvu ya mbere ngewe mbona ishobora kwangiza umwana w'umukobwa mu mikurire ye ni uko utumvikana hagati y'umugabo n'umugore, ugasanga bahora bashyamirana imbere y'umwana. ibyo babihugiramo bagahora bahimana, bityo umwana akabigenderamo na wa mwanya wo kumuganiriza ugasanga ntukibonetse. urakoze cyane. mwiriwe neza ntawumenya we. muraho neza Simbika. yewe nanjye mvuye ruguraha mu gasantere. wakoraga iki mu gasantere ra? mvuye kurisoma kugira ngo nimara agahinda. wahora n'iki? ariko se Simbika, uranze ko kubaye Simbika ngo burundu urifata ukajya no gusoma icupa koko niba ibyago byose biri mu muryango ukumva uratuje? ariko se ntawumenya we. ndakumva Simbika. ntavuye kwimara agahinda k'ibimara nabyaye, ibimara bibiri byose urumva koko nakora iki? amafaranga. Gasaro we. yego ari umugabo wa mukuru wanjye sharankunda kandi pe amaburi kimwe amakeya kandi nanjye ndamukunda. yewe tuzamusangira twembi, nanjye ndi umwana nk'abandi di ikizaba kibe. ari serega dukeneye gucya kandi tugatunga amafaranga. igishoro rero ni umubiri wacu we. urumva gusa umugabo wa mukuru wawe mu kazi ubona ari karme cyane, sinzi niba koko murabesha bigakunda. ariko tuzamusaza afite ibifaranga, niyo ubuze ubwenge Imana irakureka. siho tugwa se. inzira zose byacamo tugomba kubona amafaranga. naho ibyo kuvuga ngo umugabo wa mukuru wawe aragukunda si ikibazo, kuko ibyo mukuru wawe yamuhaye nawe urabifite di. mwakoze mwese kubana natwe. ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino. niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye. kuri Instagram ni Ishya Culture Troop, Twitter ni Ishya Culture Troop, Facebook naho ni Ishya Culture Troop, YouTube naho twitwa Ishya Culture Troop.
waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 7 7 ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.